Ubusobanuro bw'izina Ariane. Ariane ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Ariane ni izina rishobora kugira inkomoko zitandukanye, nk'ubwo hari abavuga yuko rikomoka mu Kidage, abandi bakaba bavuga yuko rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa. Ariane rero ni izina rikomoka ku yandi mazina nka Alliance, bisobanura ubumwe hagati y'abantu cyangwa se ubufatanye bwiza, cyangwa se Adare bisobanura umugore wiyubashye cyane. Rero Ariane bisobanura umugore wiyubashye cyangwa se ubufatanye hagati y'abantu. Rino zina Ariane ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Ariane. Ariane ni umuntu uba ugira urukundo rwinshi. Ariane ni umuntu uba wigirira umutima mwiza kandi akikundira amahoro kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ariane ni umuntu uba ukunda gufasha abandi. Ariane ni umuntu uzi kwita ku bantu kandi bose akabaha agaciro. Ariane ni umuntu uzi kwihangana. Ariane ni umuntu wiyubaha cyane. Ariane ni umuntu uba ari umwizerwa, kandi Ariane ni umuntu ugira igikundiro, ugasanga azi kwisanzura ku bantu bose. Ariane ni wa muntu ugera ahantu abantu bose ugasanga baramwishimiye kubera yuko afite umutima ukeye. Gusa ariko Ariane ni umuntu ujya wizera abantu agakabya. Ikindi kandi Ariane iyo yigeze guhura n'ikibazo gikomeye, ntabwo ashobora gufata icyemezo runaka ngo akigumeho mu rwego rwo kwirinda. Ariane kandi ni umuntu ugira ubwoba bwinshi, cyane cyane bwo gukimbirana n'abantu. Ariane kandi ni umuntu utinya kugaragaza intege nke cyangwa se kugaragara yuko abandi bamunenga. Rino zina Ariane ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu nk'Ubufaransa ndetse n'ibindi byose bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Rero niba witwa Ariane uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Ariane, reka mwifurize kugubwa neza. Reka mubwire ko gukora subscribe hano ari ikintu cy'ingenzi kuri twe. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, unyemerere duhore ubutaha.